gahunda yanjye naganza avugaga niyijyanye n'iki nutabivuga ntabwo uva ahangaha. Yo urayise noneho ese ko tubona noneho Shema none bimabanye ibindi ko tubona Shema buri kimwe cyose none bitangiye kuba bizamuhindukana. Uratekereza urukundo rwe na Ravi none ruzagenda neza? Ese ko tubona none bahise bamushiraho inda ya Aline, urabona biraza ko azagendutse? Ko tubona inda ya Aline muri aka kanya isi mujyaho, urabona araza kuba yabyitwara mote? Shema muri kino gihe asigaye yarahuye n'ibizazane bikomeye cyane, kuko Aline muri kino gihe asigaye yaramufatiye umwanzuro wo kuba yamushiraho buri kimwe cyose mpaka abaye uwe wenyine. Ese uratekereza ko Shema azemera bino bintu? Ese uratekereza ko Shema azemera kuba yakontorora na Aline bigakunda? Ese uratekereza ko Shema iyi nda arayemera? Guys, situation Shema agezemo muri kano kanya none ikomeje kuba yamufata kunda. Situation agezemo muri aka kanya ikomeje kuba yamuteza ibibazo bikomeye cyane, aho tuzi ikintu kigiye kuba yakora muri aka kanya kugira ngo yikure muri iyi situation yamaze kuba yinjiramo. Ese ko tubona Ganza murumuna we nawe akomeje kuba yamuhagata bya danje, kutubona murumuna we Ganza nawe akomeje kuba yamukora mu bwonko. Uratekereza ko ibi bikorwa by'abarumuna bose barimo gutongana bene kano kageno atekereza birazo kazagendutse? Guys, nkwaye ikaze nibwo bwambara wisanze hano kuri Intambara. Turagusaba kugira ngo bawe dutera inkunga ko bakanda kuri buta subscribe cyane megana byose ya filime yacu Intimba ya Ravi. Nibwo bwambara wisanze hano kuri channel, turagusaba kugira ngo watanga ibitekerezo watubwira nawe ukuntu buri kwimva kuri filime yacu Intimba ya Ravi. Murabizi ko tubakunda, murabizi ko muri abantu b'intwari, murabizi ko muri abantu b'agaciro, murabizi ko ari mwebwe biganiro byose twadukucisha umunsi ku munsi, ndetse na filime yacu Intimba ya Ravi murabizi ko mwebwe turimo gukorera. Rero namwe nimba mushaka kuba mwaba abanyamuryango ba filime yacu Intimba ya Ravi, cyangwa mushaka kuba mwagira uruhare kuri filime yacu Intimba ya Ravi, nuve hano utabanje wareba nibakanze kuri buto ya subscribe, byonyine bihagije kugira nanjye umunyamuryango ageza filime yacu Intimba ya Ravi. Giye mamuru kumva kuri mikoro ngiye kwa gazuzo no benesi nzuzo umunsi ku munsi nirwa nonsenga fenge. Muri aka kanya Ravi none situation agiye kuba yajya muri mbi cyane. Ravi agiye kuba yahura n'ikibazo gikomeye cyane, nagutuza uburyo nawe arazi kuba yava muri bino bintu yamaze kuba yinjiramo. Ravi kuba noneho yaratangiye kuba yakunda Shema bya danje, ndetse akaba yaratangiye kuba yinjira mu rukundo rwa Shema bya danje, kandi tukaba tuzi ko Shema ubungu tuvugana ikintu bamugeretseho kizatuma ari ikintu cyatuma batandukana burundu. Ese Ravi azabyihanganira kubona umuntu akunda bari uko bamushinja inda yatari kwemera? Uratekereza ko Ravi uru rukundo n'ubundi namara kuba yumva aya makuru ko Aline atwite, urabona n'urukundo atararuvamo byanga byakunda? Guys, Ravi turabizi ko nubwo yagendaga yirengagiza umunsi ku munsi ko akunda Shema, ariko twamaze kuba twabona ko amukunda cyane, ariko kuba yabyemera mu ruhame ni ibintu bitaramugaragaramo. Ndabizi neza ko ubu tuvugana mwese muri kwibaza ngo ese namara kuba yamenya ko Aline atwite, ndetse akabaze neza ko Aline ari umushiri wa Shema, biraza ko byagendutse? Ese n'urukundo yaratangiye kwiyumvamo ko akunda Shema ni rutarurangira? Ese uratekereza ko Shema none atajye kuba yajya mu byago bikomeye cyane byo kuba yabura umuntu wakunda? Guys, ndagira ngo ube watanga ibitekerezo nawe umbwire nawe wakuntu buri kwimba kuri filime yacu Intimba ya Ravi. Murabizi ko tubakunda, murabizi ko muri abantu b'intwari. Ese ko tubona mama Ravi nawe atangiye kuba nako ko tubona mama Shema nawe atangiye kuba yamutera umugongo, kuba tuzi ko muri uyu muryango ari we waruri umuri inyuma, ari we wamushigiraga mu bikorwa byose, mu mipango zose yapangaga kuri Ravi, ari we wamwumva ukamutega amatwi akaba yamushigikira. Uratekereza kuri no nshuro naraza kuba yamushigikira? Ese uratekereza ko noneho mama Shema kuri no nshuro yashigikirane? Ndajya nawe utanga ibitekerezo umbwire. Ese wowe wumvishe ko umuhungu wawe yateye inda umukobwa bahoze bakundana, hanyuma yaho akaza kuba yamukatira agakundana n'undi mukobwa, hanyuma yaho ukaza kumva ngo umukobwa bahoze bakundana mbere aratwite? Wowe wise mu mwanya wa mama Shema wakora iki kuri no nshuro?
ese imyanzuro uza ari gufata kuri Shema zo kuba yakomezanya na Aline sizo? Imyanzuro uza gufata Shema zo kuba yakwita ku mugore utwite umutwitiye umwana, izo myanzuro sizo? Guys, ndagira ngo utange ibitekerezo umbwire nawe ukuntu buri kwiyumva kuri filime yacu Intimba ya Love. Murabizi ko tubakunda, murabizi ko muri abantu b'intwari, murabizi ko tubahoza ku mutima, murabizi ko ibikorwa dukoze umunsi ku munsi ni mwebwe tuba turimo gukorera. Rero nongeye kuba nabaha ikaze hano kuri Intambara ndetse no kuri filime yacu Intimba ya Love. Wowe tugeze uyu munsi turi kumwe muri kino kiganiro, ndagusaba kugira ngo ntugende utabanje waremba bakanze kuri buta subscribe maze harimo igano byose filime yacu Intimba ya Love. Ntugende utabanje watanga ibitekerezo ngo be watubwire nawe ukuntu buri kwimva kuri filime yacu Intimba ya Love. Ndagira ngo mbwire, ese Shema situation amaze kuba yajyamo uratekereza araza kuba yayivamo neza? Ese Love namara kumva yano makuru ko umuntu yakundaga Shema yamaze kuba yatera inda Aline kandi azi neza ko Aline ari we bahoze bakundana, uratekereza biragenda ute? Rero guys, nabatindiye murabizi ko urwego atinda amagambo, murabizi ko ibikorwa ari byo dushira imbere. Twongere duhurire ku indi episode kuri cya filime yacu Intimba ya Love. Ndabakunda cyane muri abantu bo gucira hano kuri channel. Ciao ciao.